Ubu butumwa mubugezwaho na Ministry of Unlimited Holy Ghost. Muri kumwe n'amahoro Dieu d'amour. Umuzingo ni uwa kabiri witwa kuza ku bwami bw'Imana. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana Data wa twese watanze umwana wawe Yesu KRISTO, ndetse no kuri Yesu KRISTO witangiye ibyaha byacu, ndetse no ku Mwuka Muziranenge ukumana natwe, ukubeho wowe n'abawe ndetse n'ibyawe byose. Icyigisho cy'ijana 35, ubutumwa bwiza bwa Yesu KRISTO. Reka dusenge. Urera cyane Mana kandi urakiranuka, ufite imbaraga nyinshi kandi urakomeye. Iki gitondo turagushimye kandi turaguhimbaje. Wabanye natwe, watugiriye neza, waraturinze tugeze amasaha tukiri bazima, uhabwe icyubahiro. Muri aka kanya rero Uwiteka Mana igira neza, umwanya tugiye kumvamo ijambo ryawe turakwinginze cyane ngo ufungure amatwi yacu, Mwuka Wera afungure amaso yacu, tubashe kumva no kumva, imitima yacu ifungukire rwose kwakira ijambo ryawe. Turasenga cyane ngo ntitwumvire Mwami Imana kwinezeza, ahubwo Mwami Imana uduhe kumvira ijambo ryawe kurishyira mu bikorwa. Urakoze kumvisha gusenga kwacu, tukiyumva ijambo ryawe rero turagusaba cyane ngo ukize indwara imitima yacu, ukize indwara ibitekerezo byacu, ukize indwara imibiri yacu. Mu izina rya Yesu dusenze twizeye, urakoze Data wera, amen. Turasoma muri Luka ibice 2 murongo n'uwa 9 kugeza kwa 14. Uyu munsi icyigisho cy'umunsi kiritwa Umukiza yavutse. Nuko marayika w'Umwami Imana abahagarara iruhande, ubwiza bw'Umwami burabagirana bubagota impande zose, bagira ubwoba bwinshi. Marayika arababwira ati, mwitinya, dore ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose, kuko uyu munsi Umukiza wavukiye mu murwa wa Dawidi, uzaba KRISTO Umwami. Iki nicyo kibabera ikimenyetso, nuko muri busanga umwana w'uruhinja yoroshwe imyenda y'impinja, aryamishijwe mu muvure w'inka. Muri ako kanya haboneka ingabo zo mu ijuru nyinshi ziri kumwe na marayika uwo, zisingiza Imana ziti, mu ijuru icyubahiro kibe icy'Imana, no mu isi amahoro abe mu bo yishimira. Aho ni Luka ibice 2 murongo wa 9 kugeza kwa 14. Nk'uko twabonye kenshi mu byisho byabanje ku bigendanye n'ubutumwa bwiza, twabonye ko imwe mu nkingi z'ubutumwa bwiza, imwe mu nkingi enye z'ubutumwa bwiza ari ukwigisha iby'agakiza. Biratangaje kumenya ko Yesu KRISTO umucunguzi wacu ubwe yigishaga iby'agakiza kari kuzakomezwa no gupfa kwe, nguko ukuntu yaraciye bugufi. Ahari byari byoroheye Yohana kwigisha iby'agakiza kari kuzakomezwa n'undi muntu wari kuza, we yitaga umwana w'intama w'Imana. Ariko Yesu we yigishije iby'agakiza, kandi ako gakiza arazi neza yuko kazakomezwa no gupfa kwe. Umarayika wazaniye inkuru nziza abashumba mu ijoro igihe bari ku gikumba, yababwiye ko ibyo yari abazaniye byari inkuru nziza ku bantu bose, kuko umucunguzi yari amaze kuvuka. Ndebera nawe ukuntu abamarayika bari bizeye cyane rwose ko umucunguzi yari yavutse. Umumarayika wavuze iyo nkuru yari yizeye adashidikanya ko Yesu umucunguzi wari ukiragenja muri ako kanya kamaze amasaha make avutse, yari yizeye yuko uwo nguwo ari we mucunguzi. Reka byite gutyo. Ntabwo bitaye ko hari indwara nyinshi zari gufata uwo mwana zikamwica. Ntabwo bitaye yuko hari Herode wari ugambiriye kumwica. Ntabwo bitaye yuko byari gushoboka yuko na Satani yari kumugamburuza, cyane ko tuzabona imbere Satani yagerageje Yesu mu butayu, ndetse akomeza no kumugerageza inshuro nyinshi, ariko aciye mu ntumwa ze no mu bandi bantu batandukanye. Ntabwo bigeze bita yuko ibyo byose byari gushoboka, ahubwo baravuze ngo Umukiza yavutse. Babonye avutse gusa bahita bamubona ku musaraba wabo, bahita bamubona ku munsi wa 3 yazutse, bahita bamubona yatsinze urupfu na Satani n'ibyaha n'isi. Uko ni ukwizera. Ubwo rero ibyo bikwereka ni iki? Ntabwo abantu bizera KRISTO gusa, ahubwo n'abamarayika barizeye, kandi ntibizeye gusa, ahubwo barabyinnye bashima Imana kubwo kuvuka kwe. Ibaze rero igihe yapfaga akazuka uko bashimiye Imana. Ibaze rero igihe yapfaga akazuka, induru n'impundu zavugijwe mu ijuru, kubera yuko agakiza kari gasohoye. Imana ishimwe cyane. Ariko rero uko niko kwizera gukora. Nubwo kuba guciye bugufi, kwizera ibintu bikomeye,
kwizera kureba mu ruhinja kukabonamo umucunguzi. Haleluya. Kwizera kureba uruhinja kukarwita umucunguzi, uruhinja rutabasha kukambakamba, uruhinja rutazi kuvuga, uruhinja icyo rukora gusa rwo kurira. Kwizera kureba urwo ruhinja kukarwita umucunguzi. Nishimwe cyane. Ibi byari bikwiye kutuzanira umunezero, cyane ko twebwe tutizeye uruhinja rwavutse, ahubwo twe twizeye umugabo ushinze kandi ukomeye wicaye iburyo bw'Imana Data wa twese, udusabira amanywa na nijoro. Niwe mukiza watwungishije n'Imana urupfu rwe, none ubu ariho kandi ariho kudukomereza ubwo bumwe bwacu nayo. Ngibyo byatumye babwirwa ko ibyo bari babwiwe byari inkuru nziza. Bari babwiwe ko uwavutse yari ikiraro gihuza abantu n'Imana, yari ikiraro gihuza abanyabyaha n'Imana, yari ikiraro gihuza Imana n'umuntu wari wamaze guta agaciro mu maso y'Imana. Imana ishimwe cyane. Ubu rero ukwiriye kubyina, kuko agakiza kataboneshwa amaso kakomejwe n'urupfu rwa Yesu Kristo mu myaka ibihumbi ishize, niko kazakura kakazahirika ubwami bwose bwo mu isi, kandi niko kaguhesha ubuzima no kudapfa. Imana ntihabwa icyubahiro. Ntabwo kaboneshwa amaso, ariko karakomeye cyane. Imana ishyirwe hejuru. Ngicyo igisobanuro cy'ijambo umukiza yatuvukiye. Ntabwo marayika yavuze ngo umwana uzabapfira ibyaha yavutse. Ntabwo marayika yavuze ngo umwana uzabakiza yavutse. Ntabwo marayika yavuze ngo umwana uzababera umukiza yavutse. Ahubwo yaravuze ngo umukiza yavutse. Imana ishimwe cyane. Atitaye ku byari kuzabaho n'ibibazo byari mu isi uko byanganaga byagushoboraga gukuraho uwo mwana, ahubwo yarize adashidikanya yuko yabashije kuvuga no gusoza ibasha gusoza. Aravuga ngo nuko rero uyu munsi umukiza yabavukiye. Imana ishimwe cyane. Ngiki gisobanuro cy'ijambo umukiza yatuvukiye rero. Nawe kwizera kwawe nubwo kungana gute, nuko ari guto gute, nubwo waba ubona ko agakiza kawe nta gaciro gafite, uyu munsi nagira ngo nkumenyeshe inkuru nziza cyane. Uko kangana kose, menya udashidikanya yuko ubwo nibwo buzima bwawe, kandi ubwo nibwo buzima bwawe budashira. Uko niko kudapfa kwawe, ubwo nibwo bugingo bwawe buhoraho. N'agakiza niko gasa. Ntabwo kagaragara, ariko nanone kazakura gahirika ubwami bwose bwo mu isi. Ubwo kazahishurwa, kazakuraga ubugingo buhoraho. Uyu munsi ugafite nibwo bugingo bwawe buhoraho. Uyu munsi ugafite niyo karita yawe yinjira mu bwami bw'Imana. Uyu munsi ugafite niko kaguhesha uburenganzira bwo guhagarara imbere y'Imana. Uyu munsi ugafite nicyo gikundiro ufite imbere y'Imana. Imana ishimwe cyane. Reka dusenge. Mana igira neza, turagushimiye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye ijambo ryawe ko ari ukuri kandi ritavangiye kandi ritavangirwa. Tugushimiye yuko agakiza waduhaye atari akazatuzanira ibintu, ahubwo ari kaduhaye ibintu. Umunsi twizeye, burya nibwo twahindutse abana b'Imana. Umunsi twizeye, burya nibwo twahindutse abaragwa b'ijuru. Umunsi twizeye, burya nibwo twarazwe ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu mu izina rya Yesu dusenze tukwinginga ngo uduhe imbaraga kandi ukaturindiremo, kugira ngo Mwami tutagatembagazwamo nk'uko Mwami Imana Yesu yakivuka yahise yizerwa nk'umucunguzi. Natwe igihe twamaze kukakira tuhite twizerwa Data wera Mana ishobora byose, nk'abantu bazasoza urugamba, nk'abantu bazanesha, nk'abantu batazatsindwa, nk'abantu bazajya bava mu kwera bajya mu kundi, nk'abantu bazajya bava mu bwiza bajya mu bundi. Uko niko dusenga twisabira Mwami Imana, niko dusenga twiyingingira kugira ngo imigendere yacu Data ijye iva mu kwera igana mu kundi kwera, ijye iva mu gucyanuka ijya mu kundi gukiranuka, ijye iva mu gutungana igana mu kundi gutungana. Mu izina rya Yesu Kristo, ubwo ijambo ryawe turyumvise rero, duhe imbaraga, utubashe gukora ubushake bwawe, utubashe kugenda uko ushaka, utubashe Mwami Imana gukora ibyo ushaka. Mu izina rya Yesu Kristo, imitima yacu yeze, ibitekerezo byacu byeze, imibiri yacu yeze, imitima yacu ikize uburwayi, ibitekerezo byacu bikize uburwayi, n'imibiri yacu ikize uburwayi, kuko ijambo ryawe ryumvikanye. Urakoze rero kuri Imana igira neza. Ni mu izina rya Yesu dusenze twizera, urakoze Data wera. Amen. Turasoma isezerano ryacu ry'umunsi
munsi mu Yohana wa mbere ibice 3:2 havuga ngo bakundwa ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntikwerekanwa. Icyakora icyo tuzi nuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Imana igumisha kubwo kubana natwe. Uwiteka agendane nawe, kuko kw'Imana kubane nawe. Ndakwingingira cyane ngo Mwuka Wera w'Imana agumane nawe. Ndakwingingira cyane ngo Imana ishobora byose ikomeze kugutoza no kukubashisha kugenda nk'uko ishaka, ikomeze kugutoza no kukubashisha gukora iby'ubushake bwayo, ikomeze kugutoza no kukubashisha gukora ibyo ikunda gusa. Ni mu izina rya Yesu ngusabiye ngo ubuntu bw'Umwami Imana n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera bikomeze kubana nawe ndetse n'umuryango wawe ndetse n'inshuti zawe n'ibyo ukora byose, mu izina rya Yesu wakoze kubana natwe. Amen. Ushobora kudusura kuri urubuga rwa Facebook cyangwa rwa YouTube ugasangiza inshuti n'umuryango wawe ijambo ry'Imana. Buri munsi haba hari icyigisho. Soma kandi wumve buri munsi ijambo ry'Imana bidashidikanywaho. Urabona uko kw'Imana mu buzima bwawe. Yesu aguhe umugisha kubwo kubana natwe. Imbuga za internet wakoresha mu kudusura urazisanga munsi ya video. Ubutumwa butegurirwa na Ministry of Unlimited Holy Ghost, mwabugezwagaho na Mahoro Dieu d'amour. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mwami Yesu KRISTO bikomeze kubana namwe, kandi Umwuka Wera ababashije gukomeza gukora ubushake bw'Imana mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Amen.